can understand this pain except my creator. ubwo jya uhadusohokana kenshi rwose kuri neza. Ahangaha utanga amafaranga ukabukinga dushatse twanahava n'ejo. Yego nanjye mba niyanda yanze ngakubita inzu ibipfunsi kugira ngo mbasohoke ahantu heza. baranaharara Rero nawe baraharara hano. Hano hari amatumbero n'ibitanda byiza hano. Ahubwo mwiha akanya muharare sha. Dushatse twakunda kwihaka nagira akantu mutuzanira mu rugo. Dushatse twaharara kuko dushatse twaharara tukarara twihaka byizewe urumva bakidashoboka. Ingingo nyamukuru nabahamagarije ahangaha, murabona ko mukuru wanyu amaze kwitwara neza, murabona ko intonganya mu rugo zarashize, ntago mucyumva ibintu by'intonganya mu rugo. Nukuri niyo mpamvu nabatumije ahangaha ngo tuganire, namwe ntacyo mutabona. Aricyo mutabona nuko nsigaye naramukoraho gutya. Ari ikintu utabona. Nukuri Neri ngewe narishimye, Neri narishimye n'izina ry'Imana. Narishimye. Nukuri aho twitwaye nabi tubabarire rwose ibintu bigende neza muri iyi minsi kuko urabona ko nyine n'ubundi tubabarire rwose igihe tuba tumaranye n'ikindi. Nanjye rero icyo nababwira nanjye niba hari ahantu naba narabakoshereje, dore ngo uno mudamu wanjye niba hano naba narabakoshereje maze tubanye igihe kinini cyane, mumbabarire rwose tugumye tubane neza nkuko tubanye nta ntonganya mu rugo. Turagukunda n'ugiye mutubyarira kana nubwo kaba ari agahungu ntari bikaza kagasimbura rega Messi mu mupira. urashaka zabimana Niba ari n'umukobwa kaza agasimbura rihana mu muziki. Ibintu nyifuriza ni urashaka zabimanga. Niyo zabimanga byaba ari byiza no kuri kw'Imana. Cyane. Gusa nibagiye ikindi kintu. Ejo mugende ndashaka ko muzinga ibintu byose ejo bajya he? Ndashaka ko twimuka rega niyo mpamvu nabari ndashaka ko twimuka. Muri rakaritsiye. Muri rakaritsiye. Iri rakaritsiye barabwijagura murabizi. Umva boringo nabaye umva intera ahantu hose ngo boringo. Niyo mpamvu ngira ngo mbavane hariya muri rakaritsiye ngene batuza ahandi hantu batazi n'ibyacu namba. So mama Aruno. Aruna sura cyamwibuka. Urubundi yarigeze yibuka cyane se. Dukina kera tukiri bato. Mwahindutse. Twarahindutse nyine tuvuye hanze. Harya buriya mwabaga mu kihe gihugu? Dubai. Anti. Karoli. Uyu bitotsi mana we. Ihangane nta kiko binagira ngo usuzume kitse. Mama Aruno ni wari umukumbuye. Kumutunyeza nambaye n'agashya. Oya ntacyo bitwaye rega, ntacyo bitwaye imisiga. Narana karabu nta muntu ufite mu maso. Oya, ntazi urasa neza. Narana bose. Ahubwo ndabona amasoni yawe muzegereje. Kuko nisoni zikwishe bite byawe. Ye baba, usiko asigaye arutaruno. Umusaza. Imisigaro yabaye umusore rega yatangiye no kugira n'amasoni. Nukuri yarakuze n'umuntu mukuru. Mama Aruno wamubonye ukuntu yabyibushye. Yanjye ari ariko ndosi inzozi Imana yanjye. Zimeze gute ziri mu ngoma? Ese nta muntu uzi wenda kutagisenga wamenya kuzisobanura. Mama yanjye ndasenga nta muntu wadasenga. Ndasenga ndosi inzozi ariko ndakangutse n'ubu umutima ugiye kumvamo. Nukuri mbona rositaga nibonaga ndahantu mbona ndimo mu mazi ariko nkabona ndimo ndacubira. None uko ncubira nkumva ndimo ndagenda mpera umwuka. Noneho uzi ikintu cyanagaje mu nzu z'isi. Nagiye kubona mbona ndahantu heza muri jaride. Mbona hari imbuto nziza. Ibyiza byose umuhungu wajya wayumva nyine. Ariko nanone hatimenya ngiye gupfa. Oya Imana igiye kugira neza kibona. Ni Imana igiye kukugirira neza. Nibonye none ndi muto yandi kumwe na papa. Ni Imana igiye kukugirira neza igihe kirageze. Ibitindaho. Igihe kirageze ko Imana igomba kukugira neza dore igihe wabariye. Nicyo gihe.
Anti. Kuzawe nari umushyitsi ari hano. Nta kibazo misigaro. Unyumvira. Rega ndi inshuti na mama wawe. Urabizi ko twaguranye. Ntago wabimenye we wari utaravuka. Uyu ni umushuti wanjye twakuranye, twariranywe, twiganye. Nta kibazo. Erega namwe njyana abantu mbere yuko bagenda twajyaga duciye umupira. Tugomba kugenda turi bashya. Sha twimuke pe dutangire ubundi buzima bushyashya n'abari abanyamagambo tubasige muri karitsiye. Byaba ari byiza. Ahubwo neri nukuri mugira ngo bamugende. Mupanga ibintu neza. Reka mbanze maremo agafanta kageza. Turasigara tuganiraho gake turagushimiye pe. Udusohokana gake ariko iyo wadusohokanye tuzana ahantu heza mana yanjye. Ariko nawe murabibona. Murabibona ko ahantu hameze neza pe. Sha petu hameze neza. Batayemo nawe murabibona. Natwe dusohokeye ahantu hazima. None se ibintu mwari mwaramenyereye kwa Kazungu hariya muri iriya migunguzi hariya mwirwa mwirukanka mujya kwa Kazungu hano naho tameze neza. Haratuje. Harya ngo ni kwande? Hano bayita kwa Arsene. Nasi rero ndashaka umushema korera ubu. None urabura iki? Urabura iki? Babandi bose ndashaka umusherida. Ariko neri mbere yuko mugenda gupakinga ibintu kugira ngo ejo tuzimuka neza hakiri kare. Hari ikintu nanjye nshaka kubabwira. Hari ikintu maze kwiga muri ubu buzima turimo. Ingo z'iyi minsi zose zisenywa no kuticara ngo baganire ku kibazo bafitanye. Kuri njye niko nsigaye mbibona. Nk'uko nguko tuba twicaye tukaganira ku kibazo cyacu. Ntekereza ko byose bikemuka. Rero namwe abakobwa dore muracya ejo bundi muzaba mwashatse namwe mwagiye mu ngo zanyu. Namwe nimugerayo mujye mumenya ko kugisha inama abaturanyi cyangwa ngo mufite inshuti mujye kumugisha inama ntabwo bari byiza cyane. Ahubwo wowe urugo rwawe uricara ukavuga uti ngiye kuganira n'umugabo ku kibazo kiniki nawe wiminjiriye amagafu ako kanama gakuye. shakiwe tujya gutegura yanyigishije ntabwo mubizi. Urega kubaka ntabwo biba byoroshye. Kubaka ntabwo biba byoroshye. Tubasige muganire. Usa ntabwo tubasezere. Tubasige muganire tujya kuganira. Ariko ako iyo nta muntu wari kugiriye ni wewe. Imyenda ibiri hano Nobody can understand this pain. waramutse yanje. Yaramutse mami. None se ko sinze gukora amasuku iki gihe. Mami muramukora buri kanya ariko ahora handura ntiwabibyumva nyine. None ndagira ngo rero imyanda si umunsi nza gukora imyanda. N'umunsi bari bijyana kubona batinze arikuza. Ibi byose bikuru bijyane ariko ntabwo hose yakabije. Ahubwo hari igitekerezo mu mbaga aragira. Ese amazi yaha bimeze bite ko nabonye ndari kugera n'amazi. Amazi yarabuze. Dushaka gupanga nkimuka hano hantu kuko umwana wanjye naciye kuri boutique mbese turi ciro ry'imigani. Ese reka ngubaze yanje konsigaye mbona kureba icyoroshye uriya ushobora kuzagwa mu mutego uriya mwana wanjye nawe uramureba yarananiye. Nabushaka nukuri aho ngaho ntabwo ari byo pe ahubwo uriya mwana wawe niba uzi unyirebesha akambwira ngo reka akazi ngo ngwino nyine tube twicaye tuganira aza yanyweye uzacunge neza atabanywa n'ibiyobyabwenge. None ko naguhaye uburenganzira ngo ugize umbwira buriya ngo usiga ku rugo narakwizeye. Nabujamba ufite ubwoba nyine rwose ujye umbwira niyo mpamvu nemeye kuzishyira muri firigo basi ugeze inywera mu rugo mbanze ndabiherezo njya kunjya kubona nkabona araje yanyweye yasinze ari kumwe n'abandi bantu nazo bavuye bakanyanduriza nk'ibyo nubwo umbwira ngo hari umwanda imba nagerageje nkahakora pe. None se reka mubwire rero mugira inama utazatusha gato ejo ka mu kiyobyabwenge kagutera inda mwana wanjye ejo twakwisanga muri gereza nawe urabibona uri umukozi wo mu rugo nakwatse mu rugo babwira nzagufata neza ngaho reba ugiye ushyira papa wawe indeta itateganyijwe. Ese mabuja ubu ngubu nyine nawe ukuri wazavuga ngo ni umuhungu wanjye nese nyine nzajya ngerageza kwirinda ikandusha imbaraga
areba ni mu jya umbwira wowe jya uhita ubimbwira niyo mpamvu nakwizeye ese mabuja mbikubwiye akanyirukanisha nakura he none ntabwo ari njyewe si njyewe ubikwibwiriye azakwirukanisha he ni njye ubikwibwiriye nawe ikintu ugomba gukora ugomba kujya wirinda kumusanga mu cyumba cye ugafunga ibyumba byose namayibabaza na hano bazazatwiba kandi ejo nazavuga ko ari babirigishije ningira icyo mbura nawe uzabigwamo ese nk'ubu mabuja hari nk'igihungu mbonye kije hano gifite amaso yatukuye ni ambwira ngo nimubwire aho Miguel ngarara mu cyumba ese ubu ngubu imba ari inshuti yiwe nagazi icyumba araramo uriya muhungu winjiye wambaye agapira ka shokora oya uriya muhungu yararezwe mureke uriya bana na ba Rodrigue suzuka ababyeyi babo bitabye Imana ubwo ni byiza imba muziranye umuzi neza ibyo biroroshye birananyorohera ubwo nanjye ubwo najyaza nzajya mwakira nyine ukaganire na Miguel nta kibazo ndamuzi n'umwana warezwe ahubwo tunganye neza iriya modoka itwara imyanda ijyane ubategurire urabona banyweye n'akacupa turebe ko uriya mwana yazanzamuka ese ndabatekera iki ubu baze Miguel icyo abasha nyine bari kumutekera nta kibazo okay nta kibazo gira akazi keza sawa murakoze karame bana barakitonda nka mbere barakitonda nka mbere ubungubu naho basigaye bavuga icyarabu ari bamwe ngo bari Dubai bari Dubai buriya nanjye nahoze kera najyaga ngira inzozi zo kuzakina filime hari n'umushuti wanjye nari mfite hariya wabaga Dubai yari yarambeshye nyine ngo azamura ibikoresho ngo nyine filime ariko mpuzanti wanjye yajyaga abona ndi kwandika filime yajyaga akunda kunsereza akambwira ati ese ubu ngubu uzavamo umusitari koko umva ataryama aranicara ari kwandika ariko nubwo wenda hari inzozi zanjye wenda natinze kuzigeraho nkaba nirwana n'ubuzima wenda ariko nyine wari wo muhamagaro wanjye wo gukina amafilime ariko no kudindira kwabyo ndabishimira Uwiteka ko nabikuyemo amasomo buriya nabanje ndicara nkareba iteka ryose wasangaga ibintu nifuzaga nzi ko byangirira umumaro ngasanga bwari uburinzi bw'Uwiteka ngasanga ibyo narihiraga byari ibyo kunyica kandi byose byagenwaga n'igihe urumva narabanje ndicara ndeba imitego ibyamamare bikunda kugwamo nsanga nta mafaranga nsanga ni ubwibone nsanga noneho n'inkumi ubwazo zica impano hari umushuti wanjye ntuzajya amaso simwibuka kandi ibibazo ndamureba nawe ajyaga akunda kuntesha umutwe akambwira ngo nzamushyire mu ruza muri filime atazi intambara nabaga ndi kwirwanira hariya ariko hari amagambo nigeze kumubwira akomeye cyane niba afite ubwenge koko yaba yarabikuyemo amasomo yakundaga kundesha umutwe kanesha umutwe niba yarambonagamo Bill Gates kandi sinzi impamvu nkunda guhisha agahinda kanjye abantu bakambona ibyo byiza ariko mwana wawe nibyo byiza guhisha agahinda kawe rega ntabwo ari ngombwa yuko umuntu amenya uko ubayeho rega musiga buriya n'ejo Hope hari ijambo yambwiye igihe wasohokaga umbwira ngo niba ugiye kureba Mama Regis Hope amaze kumpindura imyenda ejo nimugoroba ngiye hari amagambo yambwiye ansubiza inyuma nanone nibuka amagambo najyaga nkunda kubwira amaso amubwira nukurikira ikikurimo iteka ryose ujye uzirikana intego yatumye utangira urugendo kuko iteka ryose ku gasongero k'inzozi zawe haba hateretse inkota ebyiri nabyo biri mu masomo nabashije kwiga bazanga izo nkota ebyiri n'izihe ni inkota ikubaga ugapfa igihe wagenewe cyo kuzabaho ugapfa kitageze n'indi nkota imwe isize ibara ryiza ryo ryo guca bugufi iyo ni nayo ikurinda iyo niyo mitego yose niyo dukenera muri ubu buzima rero ubuzima
ati we burya ndamubwira nti nzamukiza. Nabyumva. Isi byarimbwiriye. Yego mwana umuhungu wanjye ambwiye ko azankiza ariko nanjye maze kubona ko bizakura. Erega aracyari mutoya Ani. Ni ukuri ibintu byose rero. Kandi ibintu ni ku murongo. Inzozi ze zazishyikaho. Oya zazigeraho umuhungu wanjye aba afite ubushake bwo kumva ko mbese ubwo buryo cyakunda ibi bintu ari ushobora kubyumva. Ubwo arayandika akirirwa yandika ntaryama ntasinzira mbese uko umureba. Ferine urabona baramama banjye bagiye kuba batunganya biriya bintu ariko nyine nanjye ntabwo nabura ko gusigaye nkubwira wakoze pe kabisa. Nshimira ni ukuri waba utunguye. Biriya rega umuntu sheri wanjye umuntu aba abipanga nuko haba hazi ibintu by'inzitizi nyinshi. Ariko nyine ikintu cyatumaga no kwitaho buriya kera mu bukumi bwanjye hari umusore wanyangirije amarangamutima ngo kandi niyo mpamvu nyine wambonaga ukabona simwitaho ariko si uko nari nkwanze ariko ni ukuri ndagushimira amarangamutima wanjye warongera arayazura. Ni ukuri ndagushimira pe. ni byiza sheri. Warakoze kunyihanganira mugabo mwiza. Rega niko kubaka sheri. Ni ukuri reba ukuntu waryamaga umuteye umugongo ukabyumva ukabyihanganira ugafasha barumuna banjye kandi byose ubibona ko meze nk'umuntu utakwitayeho. Nyine ngiye mbona sinzi ntabwo nabona ikindi kintu mwitura pe. Ubona ko ntacyo nakoze. Ni byiza gushima ariko kandi urabibona ko rwose ibintu bimeze neza nawe urabibona mu buzima aho twabana nibwo wabona byibura tunicara tukaganira akageni bigeze ahangaha. Rero urumva wakwihangana. Oya byose ugenda ubimaramo pe ubu ngubu ku mutima wanjye nsigaye numva nta kibazo kubera wowe muri make sinzi ni nk'Imana yakumpaye pe. Ni byiza sheri. Ni byiza cyane buriya biba byiza cyane buriya iyo mubaye hamwe mukajya inama. Gusa ikindi kintu ndagira ngo twimuke hariya hantu nta muntu n'umwe ubimenye. Yewe na Randi Rodi ntabwo tugomba kumusezera kuko umugore we nawe hari ukuntu abapanga bahari bajyaga bakubwira amagambo Randi Rodi ngo turaradushwana tuvuza induru. Nayo mpamvu nshaka ko twimuka bucece tukimukira mu yindi quartier itazi gahunda yacu dusenyera umugozi umwe. Urumva ko ibintu bimeze neza. Ahubwo natwe tugende tujye kubafasha tuzimuka bimeze neza nta kibazo dufite. Noneho nanjye nasigara mbishyura kuri ya kode ya Arsene kuko hano ubona ko baduha ikintu rega umuntu baraguha kwiha ukaza kwishyura. Ubwo aba ya kode ya Arsene reka nze mwishyure. Ubwo ni Fanta juice n'amazi. Reka rero ugenda nta kibazo reka maze nkore ndindira nta kibazo. Sawa banguka. Kuboye numbonye sha. Wahise se waje. Ubuze? Boye. Umurage urabona barayishije umurage urabona ko cyose bicara. Bamere ngo byere ngo buri muri firigo buri hiki. Ariko nuko waruzanye ubugoryi we n'undi tuvaramera ndaburije kandi mani muri firigo harimo inzoga umunsi muri rugabuje manzi bye nagute ngo urugero ruve kuri zira zawo wagiye bakimara. Ngiye ntabwo ngenzwa no kurya uzana bari bizimuzuma. Aho kureka ngubwire. Jiye ngurira ku mapakazo. Mapakazo ngushuri. Ndabotanga kumare. Ndeke kwiborosa. Kandi ari kuri borojeje aho mu mandazi rero ko arakurugo. Uzatuma jya kubutse. Hasi muri abasigana hanga. Ako zunguraga nizo mbo. Ndamba. Uransanga. Umfase. Wewe ngubura he? Umwe wetse baje natwe twakurije. Byezo njye na. Mere se suskunda kubwira. Sutanzaga ko kazo. Ukibuzo ukumara abona agahereza. Oye, je kumbuza n'agapira mari na umwemera kumuha. Waretse mbaye nkasa.
unanasanga wagiye mwana inama se wabitinze oya wa kigo reka dukomeze ubwo urazana igihugu ry'uwo nasigara wadarike wakazungura mbaraheza buriya igihe njya mbwira ati ngo nzamukiza agaseka ntabwo kubeshya agaseka ariko kino filime niwo muhamagaro n'ibintu bimbamo bingenda mu maraso sinjya ndyama ngo sinzire ndara nandika ariko kuko ku manywaho ntabwo najyaga mbona ubushobozi bwo kwandika ngo nanjye ubu nta n'iminsi ingahe ndamara hano ariko anti uzi ko buriya no mu bantu batumye inzozi zanjye zidindira mu marejisi n'abandi abifitemo uruhare najyaga mba ntangiye kwandika ngo misigaro yarangiza ipunda muri buriya rugo aho uzi ko ariyo mpamvu nyine kubera ko ntaherukaga kuryama uzi ko ariyo mpamvu naryamye nkibona ndi muri jaride irimo ibiti imbuto zose z'ubwoko bwose ariko nari ikintu cyanangazaga nibonaga ndi mutoya ndi gukina na papa na mama ubwo yarageze aho yumva anezerewe kuri menya ngiye gupfa oya ntabwo ugiye gupfa ahubwo iyo ubonye ababyeyi bawe bakuri iruhande baba bakubwira gukomeza ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko ibyo urimo uri mu murongo muzima uyu mwana ari mu murongo muzima kubera ko ntaryama ntasinzira aba yandika abagira ate buri kimwe cyose kandi ibintu bye ubona ko yabishyize yabihaye agaciro abishyira mu murongo buriya kandi iyo ukoze ikintu unagishaka umwana akakubwira ati izi nzozi nzazigeraho n'Imana irabigufashamo bitewe n'uko ati karame ntaguciye mu ijambo ni ukuri ubu wenda ngiye gukirana n'inzozi zanjye ngiye guhagarara mu ntuza mu muhamagaro wanjye wenda hari igihe njya mbwira abantu ngo inzozi za Rena bagaseka bakandera mu mubiri bagaseka ati misigaro w'indushyi iki yego nyine nemeye uburushyi bwanjye ariko kuko nzi neza ko nanone uburushyi ni igikoresho cy'Uwiteka akunda gukoresha kugira ngo abantu bamenye ubwenge abantu uzi ko buriya ntajya nicuza nanone ikintu cyatumye nanone ababyeyi banjye bapfa kuko anti ni ukuri maze gusanga ababyeyi banjye iyo baza ko bakiriho ntabwo isi yari kuba yarangishije gutya nari kuba ndi ikimara ntabwo ari kukwigisha wari kubura igicucu ariko ibi byabayeho kubona amasomo no kumenya uko isi iteye nuko natwe abantu tumeze mwana wanjye rero nuko nyine numva uri kumpamagara nanze kugira ariko urantungura ukuntu nje nambaye oya ntabwo kuko turi mu rugo nta kibazo aha ni mu rugo mwana wanjye n'ibintu byo mu by'uburiri oya nta birimo ntabyo byari ngombwa kuza gusuhuza umushyitsi kandi ntabwo wari unkumbuye se nari nanuzana sinzi bari abana bawe bari abana beza bafite imico myiza ariko waba undi mutoya nkunda kubi hari igihe ajyaga akunda kunzanira imineke akambwira ngo umukozi iwabo ngakunda nyine bakumufata kandi yabaga yinzaniye n'ubu ngubu yumvishe ko nje mu Rwanda arambwira tuzansuhuriza umuntu bita Misigaro niwe muntu nkumbuye cyane yari inshuti yanjye anti rero reka ngende mufasha muzaho pari yambwiye ko ngo papa we yamuhamagaraga mu kanya ngo yamusabaga gutaha reka ngende nanjye ndimufasha kuturimo wenda umufasha mwana wanjye buriya se nawe abamushaka apfa kubona amuvuye iruhande gato niba batabona ko ndi nyina ahita ahamagara ngo umwana genda umufashe arebe ukuntu atekera ibintu bye neza Misigaro wakoze kuturamutsa ninde kumangara namuno komanga Odi. What? Marita we bravo. Bravo Marita. Bahageze kwa Marita mwana wawe. Dore nguyu Marita nakubwira. Nguyu. Uraduha amafaranga yacu. Nicyo kituziye. Ase wagakecuru we. Nano rusyamyete rwawe.
are the cause of this pain. Oh, what a bitter grief that tears my soul apart. Oh God, stay and protect this innocent one. I hore misigaro mwana wa mama, uitekaza guhorere. Misigaro mwana wa mama, wirirana nje uwo mubabaro wawe, urandiza buricho.